Ndabasuhuje ndabakiriye mwese aho muri mu duce dutandukanye mu bihugu bitandukanye, mbakiriye mu kiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Nitwa Havugimana Moise, inshuti yanyu. Hanyuma mbibutse ko ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana nkuko mpora mbivuga mugikurikira ku Rurembo Rwera TV kuri Facebook, ushobora kukibonaho nukandikamo Ururembo Rwera, Instagram Ururembo Rwera TV 5, kuri email Ururembo Rwera TV 5 gmail.com, hanyuma kuri Google naho Ururembo Rwera TV, n'ahandi hose wajya kuri social media no kwandikamo Ururembo Rwera, ukabasha kubona ibi biganiro byacu n'inyigisho z'ijambo ry'Imana zitandukanye. Hanyuma tugeze ku gice cya 12 iki kiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira umunsi ku munsi. Hanyuma mbibutse ko ikiganiro kuri kubyerekeye Imana tugisoma mu gitabo cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri kubyerekeye Imana. Kubona iki gitabo no kukidownloadinga kuri Play Store cyangwa se Apple Store, ukagitunga muri telefone yawe nawe ukajya ubasha kwisomera uko bukeye nuko bwije. Mugire amahoro y'Imana. Reka dukomeze. Igice cya 12 mu bice bigize iki gitabo ukuri kubyerekeye Imana gifite umutwe ugira uti: ese waruzi aho imibabaro y'umukiranutsi iva? Ese waruzi aho imibabaro y'umukiranutsi iva? Kuki abantu basenga hafi ya bose babaho mu mibabaro? Kuki abantu basenga hafi ya bose babaho mu mibabaro? Nawe ujya wibaza ikibitera. Ukibaza uti ese ni Imana ibitera? Ese ni Satani ubitera? Ese nuko umuntu aba adasenga neza? Ukibaza uti ese niki kibitera? Nuko abantu basenga Imana baba bameze nk'ababa mu yindi si, iyo twakwita isi y'umwuka. Akenshi rero n'iyi Imana ibabwiye ibintu biratinda, kuko ibanza kubagerageza ngo irebe ko bazitwara neza. Ibyo bituma benshi mu basenga babanza kubaho nabi, ariko hanyuma bakazabaho neza. Igituma umukiranutsi aba mu buzima bubi si Satani, nta nubwo ari we ubyitera, ahubwo ni Imana ibimutera. Aho urambaza uti ese ntibishoboka ko umuntu ubwe kwitera kubaho nabi? Ese ntibishoboka ko Satani yagerageza umukiranutsi akamuteza ibigeragezo? Aho nanjye reka ngusubize. Umuntu ashobora kugerwaho n'ibigeragezo ari we ubyiteye, ariko uwo ntabwo ari umukiranutsi. Satani niwe uzana ibigeragezo byose by'umukiranutsi, ariko aba yabiherewe uburenganzira n'Imana, kuko Satani nta bubasha aba afite ku mukiranutsi cyangwa se ku mukristo. Ariko iyo Imana ibishatse iha Satani uburenganzira bwo kugerageza umukiranutsi. Bivuze ngo ni Imana iba yabishatse, itabishatse Satani ntiyagerageza umukiranutsi. Ikigeragezo umuntu yizaniye uko kimera. Igihe umuntu yizanira ikigeragezo ni igihe yavuye mu mugambi w'Imana akajya mu byaha. Urugero, niba umuntu yasengaga aba ari umwanzi wa Satani, abamuhiga. Iyo amubonye gato rero aramubabaza. Nuko rero umuntu ashobora kwiba iyo bamufashe bakamufunga. Icyo ni ikigeragezo aba yizaniye cyo gufungwa. Niba umuntu abeshye mu kazi bakamwirukana, icyo kigeragezo cy'ubushomeri yizaniye. Niba umuntu yaroze agafatwa agakubitwa, icyo ni ikigeragezo cy'inkoni yizaniye. Ni byinshi umuntu yizanira, nyamara agahindukira ati ni Satani. Niba usambanye ukandura sida, ni wowe uyizaniye, ni wowe wizaniye icyo kigeragezo. Mwirinde kwishyira mu kaga, mwirinde kwishyira mu kaga mwirinde kwishyira mu kaga mu kanya mutavuga muti ni Imana yabibateye, cyangwa ngo Imana yabaretse kandi ari mwe mwabyizaniye. Ikigeragezo kizanywe na Satani uko kimera. Satani ateza umuntu ikigeragezo igihe ari mu ntege nke, adasenga neza. Nibwo Satani amwiba umugono, akaba yamuteza uburwayi, cyangwa akamuteza abakoresha bakamwirukana mu kazi n'ibindi byinshi. Ariko ubundi Satani akubona iyo udasenga neza ngo ube maso. Ibyo bitwigishe kuba maso umunsi ku munsi. Ikigeragezo kizanwe n'Imana uko kimera. Imana igerageza umukiranutsi wese kugira ngo irebe niba koko ayikunda by'ukuri, ariko ubundi ntabwo Imana igerageza igihe kinini
cyangwa se ngo ihore igerageza umuntu. Icyakora Imana ishobora kuguha ikigeragezo wakwitwaramo nabi ukagitindamo, kuko Imana iba itaragugirira icyizere nk'umuntu wanesheje. Gusa Imana ntikora ibibi, ahubwo itanga uburenganzira Satani akakugerageza. Imana igerageza umukiranutsi cyangwa se umukristo kugira ngo irebe niba ayikunda by'ukuri. Iyo imaze kubibona, ibigeragezo birashira ndetse bikibagirana. Ikigeragezo kizanwe n'isezerano uko kimera. Isezerano naryo rivuye ku Mana riragerageza, ariko ibyo byo Imana ibikora kugira ngo irebe niba uwo irihaye afite kwizera. Urugero, Imana yabwiye Abisirayeli ko ibakuye muri Egiputa mu buretwa, ahubwo burushaho gukara, ndetse bamwe barapfa. Ni nk'uko Imana yakubwira ngo iguhaye inzu, ahubwo niyo ukodesha ukabura ayo kuyishyura. Imana ishobora no kubwira ngo irakugaburiye kandi ukaburara, iba igira ngo irebe uburyo uri bwitware. Imana ishobora kubwira ko ikwambitse ufite umwenda umwe, igahita izana umuntu akagusaba umwenda kugira ngo irebe ko wizeye ko Imana igiye kuguha iyindi myenda ukawumuha. Uko niko isezerano rigerageza umuntu ndetse rigatinda, ariko amaherezo rikaza. Benshi mu bantu rero, iyo Imana ibabwiye ibintu baba bazi ko bari bubisange mu rugo bitagomba gutinda. Aho baba bibeshye, isezerano riratinda rikagerageza nyiraryo, ariko amaherezo rikaza kandi rifatika. Ikintu kije ari isezerano kiza ari cyiza kuruta ibindi byose. Hari abantu bajya bavuga ngo Imana niyo itavuga yakora, kimwe nuko hari n'abandi bavuga ngo n'abapagani irabaha itavuganye nabo. Ariko aho reka mbabaze, ubundi mubwirwa n'iki ko abapagani ari Imana ibaho? Umuntu aziba amafaranga y'abandi cyangwa arye ruswa, nubona yakize ngo Imana yaramuhaye. Ibyo ni ibyiyumvo by'abantu, si Imana iba yabahaye. Isezerano nubwo ritinda, ikintu rizanye kiba ari cyiza kurusha ikindi cyose. Urugero, Imana yabwiye Aburahamu ko azabyara, biratinda, ariko agiye kubyara abyara umwana w'umuhungu Isaka w'igitangaza. Imana yabwiye Hana ko azabyara, biratinda, ariko yabyaye umwana w'igitangaza Samweli. Ntaho yarahuriye n'abo mukeba wa Hana yabyaye Imana itabivuze. Naho na Zakariya Imana yamubwiye ko azabyara, biratinda, ariko yaje kubyara umwana w'igitangaza Yohana Umubatiza. Luka igice cya 1. Imana yavuze ko hazavuka umwami w'igitangaza Kuro, biratinda, ariko nyuma aza kuvuka ari igitangaza. Ni byinshi natangaho urugero, ariko reka nkubwire ko ikintu uzabona Imana yarakivuze gitandukanye n'icyo wabona Imana itarakivuzeho. Umwana wabyara Imana yamuvuzeho atandukanye n'abo wabyaye itarababuze. Business wakora ari Imana yayikubwiye ntiyahomba nk'iyo wakoze ari we wayibwiye. Ndi wowe nakwegera Imana ikajya imbwira ibyanjye byose bitaraba. Ese wowe urabyumva ute? Kuki umuntu akizwa yari afite ibintu bikayoyoka? Bibiliya iravuga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5:17 iti, umuntu wese uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera babishize, dore byose babihindutse bishya. Bityo ibyo byumvikanisha ko iyo umuntu akijijwe, ibintu byose bya mbere biba bigomba gukurwaho agatangira bundi bushya. Niba ari ibyaha wakoze bikurwaho, ahubwo usigara ugomba kuzahanirwa ibyo wakoze hanyuma yo gukizwa. N'ubutunzi rero Imana irabutanga, Satani agasubirana ibyo yari yaraguhaye, hanyuma Imana ikazakwihera ibyayo ihereye kuri zero, kugira ngo utazabubwira uti n'ubundi nari umukire. Hoya, Imana ibishaka ujye uvuga ko ariyo yabikwihereye. Niba warakijijwe uri umukire hanyuma ugakina, ntutinye, Imana izagutabara, n'ubundi uzaba umukire. Mwese aho muri mugire amahoro y'Imana.
bifurije kurama ndetse no gukizwa n'amaraso ya Kristo no kurindwa ibibi byose biri mu isi kubwo gukurikirana izi nyigisho. Mbibutse gukanda subscribe abantu mutarabikora no gukanda like kugira ngo mukunde ibiganiro ndetse no gukora share mubyoherereza abandi bantu batandukanye kugira ngo nabo bumve ubu butumwa byabafasha. Mugira amahoro y'Imana, ndabakunda. Shalom na hejo mu kiganiro gikurikira.